abantu basigaye bashaka hita ukuntu bangana wo umuntu arabyuka mu gitondo agapfa gusa kuvuga ibyo abonye. Kigali mvukamo. Est-ce que iyi message mwaverifiye musanga ari François wayanditse? Niba remera ko bibwe ese kugeza n'ubu niba remera ko bibwe ntabwo ngera umwana mubi kugeza n'ubu niba remera ko bibwe hari ubwo hamagara bwati barakubeshye gende wirya ni system abantu barakubwira ko ari system mu system n'irimo irakunda uwo bita Patrick ngo wamuri 2015 Patrick zamuka Patrick ngwino oui abo bantu bibibuka uri muri apafuza no guto gusa ngo nabo baribwe n'abantu bashaka kuza gukina ku mitima y'abandi bantu bibwe nyine banya hari abantu tuzi bibwe bro reka nkubwira ntabwo ngo bari ukwiba bro hanga ntabwo ari ukwiba abantu banyabo tuzi bibwe bro abana bataka ahubwo bamaze guhinduka nk'ibitaka bro iri ni isomo ariko iri ni isomo iri ni isomo umva nono abana bibisha abandi bari guhita baza ngo nono ngo haje nk'itandukanye na CGM ngiyo legit ngo bagize bate hari izindi zahise zaduka direct ngiyo ngitandukanye ngo nabiriya ngo ngiye birasenura bibagamo uwo bita Jackson ngo 20k yaragiye ibi bihambo ushobora gusanga ari n'ibiroko abo bavandimwe barimo baraza bivugisha mwene utwo tugambo bavuge bakabanza bagahindura amabati ya ba nyina ndavuye noneho hano abantu bose bari mu kiriyo papa abantu bari mu kiriyo umuntu ari kuba yibereye za rukumbera agahita akubwira ngo nawe ngo yibwa ya kanzamura abantu bafite utumenyetso ko byishoboka ko bibwe urumva Joy, thank you. wose ninde kandi nuwo bita Muhoza uyu nguyu nawe ni igihuha kigenda ngo nawe ngo yarabizi we nunuka je yarabizi je warabizi je sinzi kandi umwana mwiza inoti ya 20 yaragiye wa mipango je yabara bari cerebro Jombo bakuri ngaye ngewe ubwanjye bandi inoti 10 iragiye neza none se ngaho 20 ngewe n'umuvandimwe wanjye twe twashize muveni umva kubwire iwanyu mu rugo amabati twamumawe mu rugo amabati babizi uzana wa mipango ntabwo nzi seje mu koko ntabwo uziho ndi kukubaza iwanyu mu rugo kwa mama wawe wamuhinduriye amabati wapi ukuvuga ngo bagutwara 20 nyoko inzikiva na renti ni ibintu bimeze nabi cyane ubu yo bantu bashariye Muhoza karameshu warambeshye jewe yate tugenda umwana mwiza urabizi warambeshye okay Florence wowe byagenze biki je wa mujeyi wanjye wese turi kurira mu myotsi nka bakame ka gatekerezo ka kera je atari uko mwabwiwe se wabitubwiye twaragiye nawe muri Arizona abantu barirayo kwarika ko mutabikuye ariko sembabazi nawe ko mutabisohotsemo
byakimara kubarabura ko ako njyewe yanjye nayakuyemo nagiyemo mbere vaho rero hita uvaho mukuraho gutva Nonese wowe niba manuka Teta wowe bakuriye angahe Njye bandiye 500 so zamuka we muhozo kubika kwisetsa Muhoza yarayimukiwe cyane Muhoza nawe barayamuriye Muhoza yafashaga Remedy ayiga Jay please Jay abantu 263 Jay please yafashaga mute your mic wa mugore yafashaga n'ubusa Jay yafashaga Medi Muhoza Jay suri kujyanye nta kintu yotinze komeza cyangwa nkumanuka komeza mpize reka memuretse aratakana we peace wavuye urahumeka nkaho bari kusambanya wavuye we cyobora mute your mic peace uyu wese ta ni jewe ufite urusaku ni njyewe nari murakora mu mazi ariko ndaje nangize ngiye kurangiza okay twagiye peace fungura mic yawe bakuriye angahe Bitanu nibyo nashizemo wari umaze kuvanamo angahe 2 na telefone telefone yangahe 16 so amafaranga warayabonye iyo telefone yakugezeho cyane wayiva yakugezeho ivuye he ni adresse no gutanga adresse bakayohereza yoherejwe nande no mukobwa wa Kentucky washize uwo muri team uwo niwe dushaka halo ya urumva telefone kuko nizo telefone muri gukora ushobora gusanga izo telefone ari nk'ibisasu ari nk'ibisasu none iyo telefone bakoherereza utazi iyo turi wese yarabahaye n'amamodoka imodoka zizabaturikana ubwo tubwire duhe process yo kugira ngo telefone tugeho byagenze hanze okay tubwire telefone barayikohereje byagenze gute kugira ngo baguhe telefone buro bagiye bahereza umuntu twaduhenda abana aho yishiramo abantu urukumva bakakungukira ukagira nyine ukanakina sibyo ni ibibazo twagiye bwira okay aho kugira ushyiramo nyine bakakubwira ngo ushyiramo nyine abantu ukumva bakakungukira nyine wanakina endene wajya gushyiramo nk'abantu nka 5 nyine ubwo wabaga uri umukiriya wabo bakakungukira ugakina nyine hari n'amagame twajyaga dukina rero bakatubwira ngo nidusohokane famiye nyine ukazisohokana ukumva bakakongeza nyine amafaranga bakagukubira nka 2 nyine ibintu nk'ibyo okay iyo telefone iri pays off cyangwa barayigufatira ukagenda wishyura buhoro buhoro Godfather yo ndashaka kumenya uburyo telefone zifata reka gusobanura ukuntu bireba ibyayo wabise kandi uba wayitsindiye ntabwo yishyura nyine uba wayitsindiye Godfather yo reka gusobanura ukuntu umukino wari umeze kandi n'umwana aradufasha kutwereka abo bantu bibye abantu sibyo urikumva ndakumva musa hari abantu bavuganaga direct n'ibyo byuma urikumva bo bazi location direct urikumva uko ibyo byuma byarabatrustinze bo bibagira aba manager urikumva noneho barababwira bati wowe niba wenda nk'iyo telefone yakugezeho ushaka ukuntu yihereza uno muntu mu buryo bugaragarira buri wese kugira ngo abantu babone ko bya bintu biri legit sibyo telefone yamugerageje ivuye he
nyine bayaziguraga kuri eBay bakaderivaringa kuri abo bantu babo manager. Urumva ni ibintu byoroshye. Telefone bayiguraga kuri eBay, urumva ikagenda kuri mu manager. Siko byagendaga we. Uwo mukobwa ari niko byajyaga bigenda. telefone yagurwaga kuri eBay. Uri kumva? None bamara kuyigura bagahita yoherereza mu manager. Umu manager rero we niwe bantu bagomba kujya bakurikirana uwabinjije muri ibyo bintu. Mana yanjye. Kuko hari abantu bemeye kwitanga bati twebwe duhagarariye ngo RCC hano mu mujyi runaka bagafungura na ofisi. Siko bimeze? Aya. Abo nibo bantu twe tugomba gushyiraho igitutu bakerekana iyo mashini yiswe France. Bayikura he? Kandi bo baziranye nayo bavugana mu bundi bwiru ngo hari level wageragaho ngo none numvugane n'imashini ugapfa kuvugana n'umushinwa umwe. Ngo gwiki? Akavugana no biriseriye. Biriseriye nyine nuko avugana n'umushinwa ko mutarebana. Bakavugana mu kihe kirimi? Ni nk'icyo gihe wenda byabaga byanze uri kumva? Igwenda ngo abantu ngo kujoininga biro biranga. Sibyo? Nicyo gihe umushinwa yemeraga akagaragara. Gwiki? Ukurumva abantu babuze uburyo bibwa. Sinzi niba kumva iyo fenomene nyine. Kumva ndi kubyumva. Abantu babuze ukuntu bibwa ngo binjire. Umushinwa yaremeraga ka intervene da. Yo. Abo bantu rero nibo bantu bagomba kwerekana abandi. Yahalabi. Nuvuga ngo aba bantu muri aba manager hari abantu bazi source y'aba bashinwa. Ntabwo babazi neza nabizi nuko nanjye ndimo nabivuga gutyo. Ariko nyine umushinwa bako n'ibintu yateguye igihe kinini, uri kumva? Bameze nk'aba bantu ba Dubai, mugenda Dubai mugiye kujya muscaminga. Mugiye kujya mukoresha imashini witaba abantu bo kwiga. Wabyuze ko umukino wubatse? Uyu mukino ko ndaba batipe babibaze neza cyane. Uko niko abana bubatse umukino papa. Aya. Ni scam nyine uzarebe iyo bita ngo Ponzi scam. Iyo ni Ponzi. Barabaponze koko. Iyo bayita Ponzi scam. Ntabwo amafaranga azagaruka. Noneho ngo washyizemo nk'aba Black America we rwose n'ibyo bazarikana. Amakuru mfite ngo abantu bashyize nk'aba Black America muhunga aho mwari mutuye. Kuko hari ukuntu umuntu yageraga aho ngaho akizihirwa ukumva ko wageze mu kazi ugatangira kujya uganira ngo uburyo ngo wowe ngo hari amafaranga ngo makinga iyo ku ruhande wigize ngo umuntu w'umuhaso ngo side hustle. Uri kumva? Side hustle maginga yanga igiye guhita ihinduka agashino ka nyina. Kadifa hari umuntu dukorana yagiye afata umukobwa w'umuburaka aramubwira ngo niyinjire, wa mukobwa ashyiramo 2,000 noneho umunsi ugira kabiri agiye gukorokinga yini biraho sha yamufashe amashati. Yes da. Yarafashe. Nisawa ese kutajya unyitaba. Yahise amufata amashati aravuga nshaka amafaranga yanjye. Yari mu Black America. No yari umukobwa. Ahubwo utaramaye ahangaha turafatana. Ubuki? Bari kuyashaka n'umugore pe. Aba Black barabamara. Bro. Bona mikino. Nta mu Black. We aravuga ati nkeneye amafaranga yanjye. Yambwiye nshaka amafaranga yanjye nari nabyanze. Urambwira ngo ni nyaburuso yamena bindi tuvugana. Aravuga mfise proof yaho nayakohereje. Yarayamwohereje amushyiramo. Yayamuhaye kuri 0. We aramwuzuriza byose.
amuha 2,000. bibiri Oya, ariko ibi bintu tugomba kubikoraho ubukangurambaga, tugomba gukora stress y'ibi bintu. Tugomba gukora live y'ibi bintu kabisa. baraduhemukiriye butubwiye tubaha amanamba yabo ababikuriye. ariko hano muri Kentucky hari ofisi, hari umuntu ubikuriye. Buretse gatuvuga iki? buri state yose ifite office, buri sira Hano muri Kentucky hari ofisi, tunafite nimero z'uwo muntu ariko turi kumuhamagara ntiyita. nawe yinjira nk'uko twinjiye. Witwa nde? Hano afite ofisi, none si nigute yagiye gufata ofisi na office akayishinga. nawe iyo ugiriye chance nawe wari kuyifata. Office isa niki uko akwishyurira amezi 6 akakugura computer ibintu byose ukabyishyura ukicaramo ko nta kintu uri no gukora. ahubwo hari communication baba bafitanye. nawe ibyo byagiye kuko uburanira nawe ibyo byagiye. ariko none se ubu hari communication biri hagati yabo. bose ni nk'uko wari kwandikira France ati nshaka gukora office akakubaza aho utuye asanga nta muntu uyifite nawe akayiguhereza. so rero byafashe umuntu akamucuzinga akavuga ati yes ni wowe wamwandikiye nk'uko nawe wari kumwandikira kuko ntabwo twese nta n'umwe tuziranye yaramwandikira nyine turamufite natwe turamufite ntabwo nawe yumiwe aho yavuze ngo tugende ngo tuye gushaka aga part time dukore. Umujye gushaka part time. Mama yake mbega ibyago muhuye nabyo. Ibi byago ntabwo ari iby'u Rwanda. bose baginze up today nta muntu uzasubirayo nanjye ntabwo nongera abantu bose. uyu munsi wari umunsi wa nyuma kuko iyi message ni bwasohotse. ese ino message yayitangiye he like yayibahaye inbox kuri umwandikira 3 wagajya umwandikira ufite no si ntabwo yigeze wenda yishira nko kuri François family cyangwa hari ngo nimero ya 66 ni inbox. ibikutsetse njyewe ndabwira babaje pe ibikutsetse yari scam nyene bakoresheje guskaminga abantu mu bwenge buhanitse. baje nk'umuntu akubwira ati Ikigori cyakomeje kunzengereza kuva kare. Kuri bitangaza. Undi muntu reka ndore